ari kumbwira ngo umwana ntago ari uwanjye kandi njye ndi umuntu w'umugabo wifashije umwana ntago ari uwanjye yaciye ngo ibyo bya bintu sinanakubwiye ko uzabimuhisha ubimubwiriye ikira ubundi ko adatera inda aba mbaze iki wowe urabona icyo atari ikibazo sheri harya ngo uransohokana nimugoroba ahubwo se sibyo nakubwiraga ahubwo se wamaze kwitegura bagera ryarise reka tubanze tunywe amata ngo nyine nimugoroba turaca saa 10 izuba rimaze kugabanuka sibyo kamusukira amata warambeshye kuri Sevalante wari wanzaniye ururabo ahubwo se byihorere kambanze nk'ubundi ngiye ndaje ndakubwira yambwira neza Sevalante wari waguze ururabo hanyuma ngo henira rurya nubwo nizahera umva ngiye kuri Sevalante nari nateguye neza cyane nunkoze urumva ahubwo sinzi ukuntu agize gutya nca ahantu gutya sinzi akantu kandangajeho gatoya ururabo ndwegeka ahantu gutya kwari ruri mu ivaze ndwegeka ahantu heniraje rurya yewe none numvaze rwose yese rujyana no akuno narazi mwese murabo byari ibitovu byari amapera nawe indabyo ziyobe ni rwarabo kandi rwari rwamenze ariko wari warwikoreye ntago waruguze yasiga utekereza urabona nari nakwiye iburayi urabona nari nakwiye iburayi rwari rwamenze ugize ngo ko ntabwo birangiriye ahangaha nubundi Sevalante ntabwo irangiye dutegereze uriya mwaka nubwo nta byakwabaje ariko nyine ugomba kubyihanganira ako ntacyo twanabikora n'isuri ni ngombwiriye atariki yo mu kwa kabiri sheri nubwo uzongera urutumize ntabwo mufite icyo bitwaye ku bundi reka nkubaze usibye kuba ngo Sevalante undi ururabo nubwo wenda bose muhaye ururabo si mu mutima wanjye ubwo naba nkukunze buriya ni wowe wa mbere rero nibyo nkubwira urumva icya mbere ni uko twikundanira ariko nyine nibyo ngibyo kubikora ni ukubikora kugira nyine ngushimishe ndabizi urankunda kandi nanjye ndagukunda cyane wongere usome kuri aya mata numvisha aryoshye aya mata aryoshye kubi aya mata araryoshye mami mutambwira ko ayo mata ari yayandi nategesheje bagina la Yesu mwayanyweye ko mutambajije twakubaza twakubona ni gute ufata amata abantu baruhuka urufundwe nawe ntabwo nari mbizi nangwaga muri buze kumbaza kutambajije mu gitondo ni nateze nateretse ku meza turapfuye pe nyine turapfuye birarangiye uzi uburozi bwo mu mata nta muntu n'umwe ujya ubuvura na muganga ntabwo bishobora gukunda ubu turapfuye koko turapfuye rwose kuko ndi kumva watangiye no kunuka ndanuka njye nyine se kandi nawe twayasangiye ubwo nawe ndi kumva urimo uranuka ni ukurupfu rumera niba natangiye gukunukira nawe ukaba wumva nyine ubwo byarangiye ubu kuko ubu ngiye ndapfuye kuko nongeye kubyara kandi kana ko Erness aramaze gukura wanjye azabaho ntabwo mufite reka tumuhamagaraze tuhamuraga se ubu kumuraga nibyo byihutirwa ahubwo ibyaha twikoreye ngaho ziba nabyumvira ubu se twagikuzimu umva na satani ntiyatwakira reka tubanze none reka twihane reka twihane sanya ukuri ku makosa twagiye dukorerana basi nitunapfa nyine tuzajye mu ijuru ngatangira umbwire ngende kumva ndimo no kugenda wese watangiye so ukora ibyaha byinshi nawe tangira no gukora ibyaha byinshi rero rwose mugore nkunda mugore twabanye mu bino mu byiza dore ndapfuye pe ariko rwose nakoze ibyaha byinshi ndagira ngo umbabarire n'Imana imbabarire dore mubyara wawe uherutse kuza ahangaha nyine yagiye mutera rwose ndabikubwiye yanda ni wowe wayimuteye njye mu ijuru rwose njye nera ndabikubwiye pe Imana imbabarire kandi nawe rwose umbabarire ndakubabariye ntacyo Imana ikubabarire rwose ngaho nambwira tugende mu ijuru turabere tunikundane ubwo se nicyo cyonyine yewe urabona neje bundi ninda ku kabari dore hari ubukobwa bubiri bwahaciye nyine twadufaranga nayo mfite kuri banki $5 million
ne twose natubahaye yaba buhetse utambira ibyo bintu utambira ibyo bintu nubundi ngiye gupfa reka ndukubwire nubundi ngiye wamburanye gupfa reka iki ndukubwire wari wamburanye iki none se uko dupfuye byatazatu reka mbwire nuze we reka mbwire Imana itubabarire rwose ngo ni byinshi nuko ntabivamo numva ndi kugenda ako se twayanyweye twayanyweye amata Imana ikubabarire n'ahandi hose bibagiwe cyane nanjye noneho nawe rwose mbwira tugende mu ijuru turabere pe rero nacyo cya mbere cyanzunze cyagiye tubana burya naje mfite inda Oh my days. kuvuga ngo Erness buryo bwose Erness ntabwo ari umwana wanjye mbabarira n'Imana imbabarire n'igihe ijuru ibyo mu isi byo ndabona neza tubirangije hanyuma ikindi igihe wazaga nijoro natinze kugukingurira nabwo Imana imbabarire Imana ikubabarira ariko hari ibyo itazatubabarira twakoze Imana irababarira niba tubikuye ku mutima ikindi cya gatatu igihe untuma i Kigali nyine ngatinda nari nagiye kureba papa wa Erness iwacu ntabwo wigeze uriya ubwo mwarongeye murarara ndabyumva warayeyo kandi rwose mbwira rega wigira icyo umisha mbwira nyine kiriya gihe twararanye nabwo nakuye yindi Ugize ngo ariko nawe menya byarakunaniye no gutera inda ubundi igihe twari tumaranye nyine yanteye inda n'ubundi ngiye gupfana nayo nta kundi hamagara abana bacu baze tubaraga n'ubundi twipfire tugiye reka naze turaga n'ubundi twigende nose ko twamaze kuyanywa amata ndabona muzi ibintu byabaye nose ko dupfuye n'ubundi twamaze kwiyakira ya mata ntabwo ari ayandi pusi yayanyweye Imana ishimwe ntabwo ariyo ntabwo ntureba ukuntu wambeshye ngo oya reka mubaze nkubaze ngo wateye inda ngeri Erness ngo uzi ko utari umwana wanjye papa ntabwo ndi uwawe we ntabwo uri umwana siko nyoka mbwiye mama wanyweye ngo ntabwo uri umwana wanjye ngo bamutenda hanyuma ngiye mushaka ayifite mama nibyo bintu nibyo narakubyaye mwana wa narakubyaye Papa ninde? ahubwo mbwira ibyo wakoze Ugize ngo iki? njyewe wakoze ibiki akose nawe Ibintu rwose birasubirwamo. kubizi ahubwo birasubirwamo ari umwana wowe ungana kuri ugatinyuka kweri wari wamburanye none reba umwana aho ageze aha ngaha ukaba warabanje kubizi ubu ngubu reba uko ageze aha ngaha oya reka tubanze dukemure icyawe cy'ejo bundi wakoze ibiki kuri uriya mwana wavanda ungana kuriya bari banyizeye koko nk'umubyeyi yego nyine nanjye namuteye inda ariko se ubundi ubwo wowe reba ku gikiga ukara ntabwo ufite ndabona muzehe rwa bukuzi Uri mu bikisa. uwo mubyeyi rwose Nako nagiye nge nzabaho mbasanga mu munezero. Hariya banze guterana inda. Mwebwe namwe muri gupfa iki mwebwe? nje uyu mama ari kumbwira ngo umwana ntabwo ari uwanjye kandi njyewe ndi umuntu w'umugabo wifashije ngo umwana ntabwo ari uwanjye yaciye njyewe Wowe ibyo bya bintu sinanakubwiye ko uzabimuhisha ubimubwiriye. Ubimubwiriye ikira. ubundi ko adatera inda aba mbaze iki ubu Ese wowe urabona icyo atari ikibazo. oya nje gutenda nenda kuko nje nani yasuzumye hari akana ateye inda njyewe Niyo tamushabika se wateye umukobwa inda. namuteye inda nyine none ngo njyewe ngo ntabwo mbasha gutera inda njye ndi Ubwo muzima amaraso yanyu yanze guhura. Ibyo magina na Yesu ibyo bintu mubireke mubivemo. Reba umwana wawe nawe yanze kubyara. Yarari kumbwira ngo nzapfa ryari. Niko baba bari kuvuga. Muranegura urupfu njyewe mubona nzajyayo. none se ushaka gupfa muze Niko bavuga. uracyafite imyaka Bite. ubundi abantu babana ntibabyara Ubundi se reka mbibare. Mubikuye kugira ngo mubwirane ibyo bintu erega bigende. urareba urumva twe tuje hano mu rugo turaganira umwana dusanga amata Vana ubujija wowe umbwira ikintu uri gupfa n'umugore wawe. Nitanga ari ikibazo nyikemure. Nitanga kidahari mwese mbashyire ku ntuza mwicare mwiza. njye ndi kukubwira yaciye inyuma abyara Ernestina kandi ari wowe uheruka kunca inyuma utera mutara wanjye turashize noneho none ndabigenza nera magina na Yesu Erness urabivuga iyi. nyine mama mbwira aho yankuye
ibyo ntibikureba arakubwira akubwire na so umumenye njye ninjye natumye nyoko guca inyuma umugabo wawe kuko nabonaga atari kumbyarira umwana ibyo muzana we wategetse umugore wanjye ngaca inyuma ninjye namutegetse iyo atanabikora nari kumubikora ari n'umwana wawe kumuze ushaje ko umuwe wabyara wowe toka mbesire teze vurata mwana wawe ugiye si mama si papa muri kimwe umva nanjye mbabwire ari uyu n'uyu mufite amakosa ngaho ziba nabyumva yaye makosa nimusubire mu buriri mugende mwiyongeze mubabarirane umva umugore wa nkunda umugore wanjye n'ubundi twakoze ibyaha byinshi Reka mbwire tubabarirane birangire tugenda tujya kongera kwikunda twibyarira abandi bana